Haleluya, turashimira Imana bene data ku bw'aya masaha Imana ibashije kuduha kugira ngo tubashe kuboneka ko muri iki kiganiro. Hari hashize iminsi myinshi cyane abantu bankurikiye mu biganiro byinshi byashize, bakakira ku mavuta y'Uwiteka, bakakira ku mpano y'Imana. Benshi babashije gufashwa cyane, bakomeza kusaba uko nagaruka. None rero nagarutse, abantu munkurikiye ubu nagarutse, ntago muzongera kumbura. Niyo mpamvu rero hari ijambo nabazaniye. Uru rubuga rwitwa Glorion TV, iyi televiziyo yitwa Glorion TV ni televiziyo yanyu ibashije kubaho ku bwanyu kugira ngo mukurikire ikiva ku ndiba y'umutima w'Uwiteka. Hano hanze tugiye tumva amagambo menshi y'abakozi b'Imana, ariko ngewe ndashaka mbabwira uko iyi ni new season, new page. Bisobanura iki? Bisobanura ngo last season yagendanye n'ibyashize, ariko iyi new season bring a new future, a new hope, a new life, a new promises. So bivuga iki rero? Bivuga ngo igihe cyose wari umaze utegereza Uwiteka, isaha y'Imana ngiye yakugeze. Isaha y'Imana ni iyi y'imirimo n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana rambwira ngo kwizera bizana no kumva ijambo ry'Imana. Ntago rero ushobora kwizera utumvisha ijambo original, ijambo ry'umwimerere. Amagambo menshi arahari. Hari amagambo umuryango bakubwiye, hari amagambo abarozi bavuze, hari amagambo abaguca intege bakubwiye, hari n'ibyo abantu bagusezeranyije ntibyashoboka. Ibyo byose tubyita amagambo. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo ry'Imana. Iri Glorion TV ni televiziyo Imana yakuzaniye kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro binyuraho, ubashe kumenya icyerekezo Imana igufiteho, umenye uyu mwaka icyo Imana yakugambiriyeho, kandi umenya aho Imana igushaka n'aho Imana ishaka kukugeza. Rero ntagiye muri byinshi, Glorion TV ni televiziyo yawe, ubasha gukurikira ibiganiro umunsi ku wundi. Ariko icyo nagusaba, subscribe kandi usharinge, unakomentinge. Ibyo biratuma ikiganiro cyose kihanyuze uzajya ukibona umunsi ku munsi. Reka dusome ijambo numvishe Imana yashyize ku mutima wanjye. Ijambo riri mu Abaheburayo ibice 2, umurongo wa 1, wa 2, wa 3 n'uwa 4. Turangiriza aho tumva icyo Imana ivuga. Ariko mbere yuko tutangira iri jambo, reka tubanze dusenga Imana. Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'ibyaremwe byose, nguhaye icyubahiro. Ndagushimiye Kristo kubw'uyu mwanya mwiza ubashije kuzana ku buzima bw'umuntu wese unkurikiye, Mwami mwiza, kugira ngo abashe kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo iri jambo reka riherekanye n'ibimenyetso, data, n'ibitangaza. Ibitangaza umuriro uva hera Imana ubashe gukurikirana iri jambo, kugira ngo umuntu wese uryumvishe rimubohore ubugingo, umuka, ribohore umubiri, ribohore mind. Imana imugire neza. Data nyiringabo Imana, nyemerera umuka wera w'Imana arisige, kandi nanjye ugiye kurivuga Mwami, imbaraga n'ububasha bw'Imana bube kuri nge, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti dusenze twizeye, amen. Nkuko twabivuze, dusomye ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice 2. Reka dutangire ku murongo wa 1, wa 2, wa 3 n'uwa 4. Tumva icyo Uwiteka avuga. Ngo nicyo gituma tugomba kwita cyane ku byo twumvise, kugira ngo tutayoba tukagenda buheriheri. Ubutumwa bwavuze n'abamarayika bware bukaze, ku buryo ababucumuyeho ntibabwumvire, bahawe igihano kibakwiriye. None se twebwe tuzarokoka dute niba twirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Ibyerekeye ako gakiza byabanje gutangazwa na Nyagasani, maze ababwumvishe batwemeza ko ari ukuri. Imana nayo ishyigikira ibyo bemeje, itanga ibimenyetso, ikora ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha bitari bimwe
inagaba impano zamuka muziranenge uko ishaka Imana itugire neza. Bene data, nk'uko iri jambo ritubwiye ku murongo wa mbere haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kandi tugomba kwita cyane ku byo tumvise kugira ngo tutayoba tugatembanwa. Bene data, ndashaka mbabwira uko iby'umuntu yumva bari byinshi. Hari byinshi wumvishe, ariko hejuru y'ibyo wumvishe ndashaka ngutangariza uko aho uherereye hose hari ijambo Imana yakuvuzeho, kandi iryo jambo ni ijambo ry'ubugingo, ijambo rigukururira gusanga Imana no gukora ibishimwa n'Imana. Ntabwo wabasha gukora ibishimwa n'Imana utumviye ijambo Imana yavuze. Bibiliya iratubwira ngo ubwo butumwa bwavuzwe n'abatubanjirije buhabwa abamarayika, ari bwo butumwa twakiriye tukabwizera, buhabwa abamarayika. Kandi Bibiliya ivuga uko bwari bukaze. Bivuga iki? Bivuga ko bwari ubutumwa bukomeye cyane. Bivuga uko ababumviye byabashije kubagirira umumaro, bwabashije kubahesha impano z'Imana, burabacungura. Ariko Bibiliya yongeye gutubwira ngo abatabashije kubwumvira ngo bagizweho n'ingaruka z'iryo jambo. Hari ijambo wabwiwe mu nzu y'Imana, hari ijambo wabwiwe n'abakozi b'Imana, ariko ugenda urikerensa, rimwe na rimwe uhabwa ubuhanuzi ukavuga ngo aho babimbwiriye bizasohora ryari. Ariko ndashaka nkubwire ko Imana ntigikererwa. Icyo yakubwiye no kugisohoza izagisohoza, kuko ari Imana yo kwizerwa. Ndashaka nkubwire yuko mwene data, niba Imana yarakubwiye guzakurengera, ntabwo abadayimoni bazabikuraho. Intambara waba unyuramo zishobora kuba ariyo nzira Imana iri kugucishamo kugira ngo ikugeze aho yakugeneye. Niyo mpamvu icyo wabwiwe n'Uwiteka gifite imbaraga kurusha icyo wabwiye n'abadayimoni, gifite imbaraga kurusha icyo wabwiwe n'abakuca intege, gifite imbaraga zirusha icyo ababyeyi bakubwiye, gifite imbaraga zirusha icyo umugabo wawe yakubwiye, icyo gifite imbaraga kurusha abagukunda icyo bakubwiye. Bene data, reka tumvire ijambo ry'Imana, ijambo ry'umusaraba. Niko ijambo ry'Imana rimbwira ngo kubarimbuka ngo ni ubupfu, ariko kubakizwa kandi kubakiranuka n'imbaraga ziduhesha gukiranuka no kwezwa no gukora ibyo Imana ishaka. Bene data, iri ni ijambo rikomeye cyane. Sinzi icyo wavuganye n'Uwiteka. Wenda wari uri mu musozi usenga, wenda hari nijoro usinzira, Imana iragusanga. Ariko mureke tongere tugaruke ku isoko y'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana iyo risoma ritandukanye n'uko wasoma ibindi bitabo. Bene data, twagiye dusoma ibitabo byinshi, ariko iyo usoma iki gitabo cyitwa Bibiliya, hari imbaraga zimanukiramo zikakuzaho, zikaba zishobora guhembura ubugingo bwawe cyangwa kukubohora. Tumanutse hepfo ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo Imana yonyine yarabihamije kandi yarabishigikiye. Niyo mpamvu bitari ibintu byo gufobya, niyo mpamvu bitari ibintu by'igipindi, ahubwo ni ijambo riva ku Uwiteka. Haleluya bene data, ndashimira Imana. Rero nimugaruke ku mwimerere w'ijambo, nimushakashake ijambo ry'Imana, kuko ibihe tugezemo ni ibihe bigoye, aho Bibiliya ivuga ngo mu bihe bya nyuma abantu bazaba bashaka amagambo ajyanye n'irari ry'imibiri yabo, amagambo ababwira ngo bagiye muri Amerika. Ariko ijambo nkuzaniye ni ijambo ryo kugaruka ku mwimerere wo gukurikira Imana, wo kwihana, wo kureka ibyaha, wo kwitandukanya n'ikintu cyose cyagutandukanya n'umugisha w'Imana. Kuko Imana ikurema hari icyo yakugeneye. Imana ikurema hari inzira yaremye, iravuga ngo ahangaha niho ugomba kunyura. Rero izo zose nzira uri kwiciramo ni inzira zikujyana mu kurimbuka. Kandi uko ugenda ujya kure y'ijambo ry'Imana, uko ugenda uba kure yo gusenga no kwegera Imana, iyo ugenda ujya gushayashaya mu byaha, ujya kure y'Imana, ni kugenda utinza amasezerano. Niko abadayimoni bagenda bakudindiza, badindiza n'amasezerano. Ariko cyakira icyo ufashe uyu mugoroba, ari ryo jambo ry'Imana. Ukwiriye gukizwa. Niba wari uri mu byaha, niba wari uri mu bidahisha Imana icyubahiro, ugomba kugaruka ukihana, kuko Imana ari umubyeyi
ufite imbabazi nyinshi, yiteguye kukugarukira, yiteguye kukwakira kandi akakuhoza amarira warize kandi agakoza akaguhumanura. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero bene data, iri ryari ijambo, iri jambo ry'Imana riziye kugira ngo rikubohore rigukize. Bene data, hari byinshi navuga ariko munyemerere icyo ubashije gukuramwaho reka kikubere inkoni igucumbagiza mu minsi mibi tugezemo. Murabona hirya no hino intambara, murabona ibintu byazamutse ibiciro. Nta bundi buhungiro dufite bene data uretse gusanga umukiza ari we Kristo, agaturengera akadutambutsa muri ibi bihe bigoye, ibihe bya crisis. Isi yose irimo irabinyuramo, ariko biri kugenda bisanga abakomeye n'aboroheje, ariko dukeneye urutare ruzima ari we Kristo Yesu kugira ngo turengere. Nimusange Kristo. Ibindi byiyita izindi mana, ibyiyita abakomeye nta gakiza bitanga, ariko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe udufitiye agakiza, atuzuza imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zibashe kudushoboza gutambuka muri ibi bihe bigoye. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abo Imana yamenye izajya ibarengera, izajya ibatabara, nubwo ibihe byakomera, nubwo ibihe byagora, nubwo amafaranga yabura, ariko Yesu azaha yawe azaturuka kandi ibiteka azagenda aducira inzira. Dukeneye ibyiringiro muri Kristo Yesu. Shalom shalom. Imana ibagirire neza. Ndari umugaragu w'Imana Christian. Nk'uko musanzwe munkurikira, nimukomeze mu subscribing kandi mu sharing. Ibyo byose bizatuma mujya mubona ijambo ry'Imana ry'umwimerere, bitari ijambo ry'ibipindi nka hano hanze bari kubabeshya ngo murajya muri Amerika. Ibyago muri guhunga hano no muri Amerika birahari, kandi mureke tugume muri Yesu, nibwo buhungiro buzima. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Ndabakunda. Ejo tuzongere tubonane nk'isaha. Imana ibahe umugisha. Wari umusogongero. Shalom shalom. Amen.